Mukomere kandi mumeze mute abanyamuryango wo kuri Future Scholars. Uyu munsi n'ubundi mbazaniye amahirwe y'akazi. Amahirwe y'akazi sasa ushobora kwibaza ngo nateye ute. Mbere yuko umenya ngo ateye ute, n'ubundi ndakeka ko uri kubireba, ahubwo ndaje ngo ngufashe kubisobanukirwa neza. Nk'uko uri kubibona ubu twageze kuri Future Scholars, ngiye kuguha amahirwe y'akazi. Ni akazi kandi ushobora gukenera ukanatumira umuvandimwe wawe cyangwa se undi muntu wese, ndetse mugafatanya mukiyandikisha icyarimwe nyine, kuko ndakeka ko mwese babafatani. Rwanda National Police Cadet Officer Recruitment. Ati bimeze bite sasa? Reka twinjiremo turebe ibya makuru. Ni mato cyane, niyo mpamvu ugomba kubimenya. Ndakubwira deadline, nkubwire ibisabwa nibura nuko byagenda kugira wa applying, ubundi ahandi ugerageza amahirwe yawe, kuko nyine nicyo tuberewe. Twagiye sasa nk'uko uri kubibona, ni RNP cyangwa se Rwanda National Police ishaka abofisiye b'abakadete, ndetse muri uyu mwaka wa 2026. Deadline rero reka ndaza kuyibabwira nyuma nk'uko uri kubibona kuri screen yawe. Rwanda National Police invite all eligible Rwandans who wish to join the police cadet officer to apply online starting from icyo gihe. Nk'uko muri kubibona uyu munsi iyi video nyikoza ari ku itariki 18, ndetse saa 2 ya nijoro hafi aho. Bivuze ngo nyikoze mbere ya application, kuko application iratangira ku itariki 19. Ubwo kuri njyewe ni ku munsi w'ejo, ariko ndabizi ko iyi video ishobora no kugusanga byageze no ku itariki 20 kuzamura. Ariko reka nkubwire yuko deadline ari ku itariki 31. Ni ukuvuga ngo umunsi wa nyuma usoza ukwezi kwa 8 bihita birangirana n'uku kwezi. Mu yandi magambo rero, applicant must meet the required qualification and follow the online application process kuri recruitment portal on official police website. Sibyo? Ndabizi ko biba bitabavanze, ariko nyine iyi application igenewe ubundi ikintu cya mbere ni abantu basoje kwiga, ubwo ni hejuru nyine ya segonderi. Mu yandi magambo iyo mvuze icyongereza ntujye ubabara cyane cyangwa se ngo wihutishe video, ahubwo ibyo si byo ngiye kuvuga. Ahubwo application hano nyine ni nk'akantu k'akagayidi babanje kuduha, bavuga ko application ikwiye gukorwa kuri poto yemewe ndetse y'urubuga rwa polisi. N'ubundi ku bundi busobanuro ushobora guhamagara iyi nimero cyangwa se iyi kugira dukomeze. Reka turebe sasa ibisabwa. Icya mbere yuko ugomba kuba uri umunyarwanda. Icya kabiri utari munsi y'imyaka 17 cyangwa se ngo ujye hejuru ya 25. ni ukuvuga ngo ni hagati aho 18 na 25. Ikindi ukaba ufite bachelor muri A0 cyangwa se ufite advanced diploma muri A1 in technical vocation fields. Ubwo muri kubyumva. Noneho ikindi ni special constellation of graduate in statistics. Ubwo muri statistics, medicine, veterinary medicine, nursing education and engineering. Ubwo utwo tuntu nyine ni zo consideration nyine za graduate zigenderwa. No nyine muri statistics, medicine, veterinary medicine, nursing education na engineering. Noneho ikindi ni be of good conduct and character. Ugomba kuba uri indakemwa mu mico no mu myitwarire. Ubundi ibi ni ibintu mwagakwiye kuba muzi munafite kwanza nk'umunyarwanda ndetse wize. Ugomba kuba uri indakemwa mu mico no mu myitwarire. Ikindi ni confirmed by executive, nyine yuko gitifu w'umurenge uvukamo cyangwa se utuyemo, of course, yuko nibura agomba kuba yaguhamiriza, yanabyemeye kwanza ko ufite iyo mico n'imyitwarire nyine nk'umuntu ugiye gukorera no kwitangira igihugu. Ikindi have a criminal record, never sentenced to more than 6 months in prison. Ukaba ufite ubwo ni record zigaragaza ko utafunzweho. Ubwo niba waranafunzweho ukaba utarakatiwe nibura amezi ari hejuru ya 6 uri muri gereza. Ikindi ukaba uri physically fit, umubiri wawe ukora fresh, na kurwaragurika. Nyine umuntu ararwara, ariko hari ukurwaragurika, hari ukuba ufite ubumuga runaka, nyine ibintu nyine bitatuma ukora physical, nyine bitatuma uba uri physical nyine. Ibyo nabyo wapi. Ariko nizeye ko ubwo we turi mu murongo umwe, application yawe iracyakomeje. Ikindi ukaba witeguye gukorera ahari hose mu gihugu
cyangwa se tunavugaho tumwe hose. Benefit rero nta zindi nk'uko ari akazi nyine, iyi ni opportunity ya job. Icya mbere ni umushahara, icya kabiri ni ugukura mu iterambere nyine ry'umurimo, ikindi ni amahirwe akomeye cyane yo gukorera igihugu. Niba ushaka kwa applyinga rero, linki uraza kuyibona, ngiyi ndayiguhereje sibyo, ndayiguhereza nta kibazo, muri description urayibona linki, ariko nanone n'ubundi ushaka ko tugufasha tuba duhari, n'ubundi tuba duhari, uhita ukanda hano kuri apply now, ubundi ibintu bigacamo ruzungu. Nk'uko muri kubibona rero, twebwe turi Future Scholars, njye ndi Robert Niyonkuru cyangwa se unyite ni Rob Gimba, umufasha wawe ndetse utagomba kugutenguha. Kora subscribe na kore partage cyangwa se share ku bantu benshi kugira nyine aya mahirwe ntabacike, cyane cyane rwose niba wiyumvisha muri ibyo byiciro, ubundi dukorera igihugu mwana.